buri igihe ngiye naje gusanga giteye ubwoba kuko igihe nicyo kiguha inshuti mubana, igihe nicyo kiguha abo mugendana, igihe nicyo kiguha abantu mukorana, kuko iminsi yose ntago ari iyawe nubwo waba uzi kuyiriho ariko ntago ari iyawe, kuko hari umunsi utavugiramo ijambo, hari n'umunsi ugeraho kuvugiramo ijambo. Turabasuhuje nanone aha ni kuri Kibuka Iburyo TV, tubahaye ikaze bakunzi bacu. Rero tugeze muri wa mwanya mwiza tujya dukoreraho umurimo w'Imana wo kumva ijambo ryayo. Tubahaye ikaze rero kandi tunabasuhuza abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afurika, abari hanze ku isi hose. Turabasuhuje inshuti za Kibuka Iburyo TV n'abandi mwese mudukurikirana, ababitwereka n'ababasha kubitabitwereka, mwese turabashimiye kandi turabakiriye. Nkuko rero bisanzwe n'ubundi muri kumwe na Barwabukeye Mugisha Jean de Dieu. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ryatumye tubaho kandi ijambo ryatumye tuba bazima, rimwe ryatubatuye n'ubundi ryo tugiye kuganiraho nkuko tubimenyereye. Reka rero dusenge twumve ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana yatumenye kuva kera kose ikatwitaho, nyamara atari uko ducyanuka cyangwa turi beza, ahubwo n'urukundo watugiriye Mana nuhabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uyu mwanya kandi wongeye kuduha kugira ngo tubwire abantu bawe iby'ijambo ryawe. Dushyigikire rero ubane natwe, ntihaba ari ngewe cyangwa se undi wese waboneka, ahubwo haboneka Imana ishobora byose. Buri muntu wese wumva ijambo ryawe rijye rigira icyo rimukoraho, kandi icyo dukeneye kuruta ikindi nuko ribahindura bakaba abana bawe, bakazaragwa ubwami bwo mu ijuru. Turagushimira ko ugiye kudushyigikira ukabana natwe, tubikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe akazuka, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye uyu munsi nanone kuko mwongeye kunezerwa no kubana natwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko twabamenyereje, ntabwo tuba dutwara igihe kinini kugira ngo turusheho gukora n'ibindi. Uyu munsi rero twabazana ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kumenya kugendera no gukorera mu gihe cyawe. Kumenya kugendera no gukorera mu gihe cyawe. Hari igihe umuntu wese agenda, umuntu wese agakora, ariko ikigorana nuko umuntu amenya igihe cye arimo, ngo ari cyo akoreramo cyangwa ari cyo agenderamo. Iyo uri gukora ibintu byose niyo byaba ari byiza kutabikora mu gihe cyabyo, nkuko biri bitubwira yuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, wowe ugajya kugikora niyo cyaba ari cyiza ntabwo kigira umumaro nk'uko cyagombye kugira cyakozwe mu gihe cyacyo. Uyu mwanya rero tugiye kugira ngo tuganire umwanya muto cyane. Ese ni gute umukristo, umuntu wahamagawe n'Imana, wubaha Imana, yabasha kumenya igihe arimo, umunsi wo gukora, igihe cyo kugenderamo, ibyo akwiriye kuvuga muri icyo gihe n'ibyo akwiriye kugenderamo muri icyo gihe. Kenshi na kenshi abantu bose bazi ko iyi Mana twiringiye yaduhaye Yesu Kristo, akabambwa koko agapfa yangiza akanazuka, ariko kenshi na kenshi ntabwo bazi ko kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ari nawe guha icyerekezo cy'imigendere n'imihagurukire n'imyicarire yawe, no kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwa Kristo. Biradukwiye rero kugira ngo umukristo yitabe umuhamagaro we Imana imuhamagaye, ariko amenye no kuwukora mu gihe cyawe, kuko iminsi yose ntabwo ari iyawe nubwo waba uzi kuyiriho ariko ntabwo ari iyawe, kuko hari umunsi utavugiramo ijambo, hari n'umunsi ugeraho kuvugiramo ijambo. Hari umunsi wayobora ikintu runaka cyangwa abantu runaka ukabayobora, hari igihe utabona uko ubayobora. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira ngo kumenya kugendera no gukorera mu gihe cyawe. Imana idufashe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 4 umurongo wa 16 na 17. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, umuntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. Hanyuma tugeze ku murongo wa 17 haravuga ngo, hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yabimubwiye. Imana iturengere. Uyu ni umugore w'umushunemukazi, yari amaze igihe kinini ko nta mwana afite, ariko aza gukora imirimo y'Imana. Nshaka kuva ku mateka ye, aza gukora umurimo w'Imana wo gushyigikira Elisa. Arangije umuja we abona koko uwo muntu nta kintu afite. Ntabwo nshaka kuva ku mateka ruguru cyane kugira ngo ntatinde, ariko iki gihe cyari cya gihe umuntu akora ibyiza
ariko atarabona ikintu nawe yirata cyiza. Ariko uyu mugore muri iyo minsi yose yarababaye, yari ategereje ko hari igihe azabaho akabona ibyishimo, akabona umunezero, akabona nawe ko yaba nk'umubyeyi nk'abandi. Umugaragu wa Elisa yaramubwiye ngo nta kindi kintu n'umuntu ababaye kuruta ikindi, ababaye ko kuba ubugeze ubu nta mwana afite haba n'uw'umuhungu. Elisa nk'umuntu w'Imana rero avuga ati nta kindi kintu ndamumarira, nta kindi kintu ndamuha, nubwo nanjye atari byo uba ugiye kwimuha, ariko ari Imana. Arangije aramubwira ati ni igiki ukennye, ni igiki ubabaye, ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Arangije rero niho yamuhamagaye amubwira aya magambo mu mwaka utaha nk'iki gihe. Ikintu ashaka kugira ngo tuvuge hano gitinze ni ukugira ngo umenyeshe igihe. Iyo aza kuba ari ibintu bibaho bitagize igihe cyabyo, n'uwo mwanya yavuga atakintwara. Ariko kuko nta kintu na kimwe kiba kitagize igihe cyacyo, aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Dusomye hano mu bacu bakavuga ngo hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa bimubwiye. Imana iturengere. Ntabwo umuntu azabaho akorera Imana yitiranya igihe arimo n'icyatarimo, ngo ashake ko bumva ko ibintu byose bizaba mu gihe cyiza. Habaho igihe kibi, hakabona igihe cyiza. Habaho umunsi wawe n'undi munsi wundi. Ndakeka abantu bose bazi neza ko nubwo abantu bakorera ubukwe rimwe ntibazabyarira rimwe, nubwo abantu baba bari inshuti bangana gute ntibashobora gukorera ubukwe rimwe, niyo bakoreye ubukwe rimwe ntibabyarira rimwe, kuko buri kintu kigira igihe cyacyo. Kandi umuntu wese agira umunsi we w'ubyiza, hari igihe ugira umunsi w'ibibi. Abantu rero iyo bageze ku munsi wabo, hari igihe ugera ku munsi w'ibyiza ukajyana n'abandi gusaba akazi, ukaba wenyine ukabonye kandi mwari benshi, ukajyana n'abandi guhaha ukaba ucyuri haho kubera ko ari ku munsi wawe. Iyo ariko atari ku munsi wawe niyo wawe ukoresha ubwenge bungana bute, atari umunsi wawe nta kintu na kimwe wabona. Rero kugira ngo abantu bamenye gukorera mu gihe cyabo no kugendera mu gihe cyabo, ni hahandi uzasanga umukristo yivanga mu nshingano zitari ize, yihaye gukemura ibibazo bitari mu nshingano ze, cyangwa se niba ari umuririmbyi agiye mu by'abadiyakoni, niba ari umudiyakoni agiye mu by'abaririmbyi, ugasanga ntago azi igihe cye ari gukoreramo. Niyo mpamvu n'ibyo azakora bishobora kuzateshwa agaciro n'uko yabikoreye mu gihe kitari icyabyo. Mu gihe cyiza cyawe ushobora kubona ibyiza bikubayeho n'abantu bose bakakuvuga neza. Iyo uri mu gihe cyiza, inshuti zawe zose zirakumenya, ndetse na wa wundi wakwangaga mu gihe cyawe cy'ibyiza nawe aragukunda, akagushaka, akafata ibyanze bikunze runaka, nanjye ndumva nkwiriye kumumenya kuko uri mu gihe cyiza. Ariko inshuti yanjye, hari igihe ugera mu gihe kibi n'inshuti n'umuryango bose bakabona ko nawe uri mubi. Ibi byose bikaba biba bizaho kubera kuri mu gihe kibi. Iyo uri umukristo nyawe rero umenya kubaho mu gihe cyawe, ukamenya ngo uyu ni umunsi wanjye w'ibyishimo, ukabyishima. Niba ari umunsi wo kubabara ukawubabaramo, niba ari umunsi wo kugira ngo uvuye turi ni umunsi wo kwihangana, ihangane. Ngeze mu gihe cyo kuba navugwa amagambo antesha agaciro, byihanganire. Njya mbabazwa cyane, hari igihe umuntu ajya ageramo, wenda tuvuye nk'urugero abakobwa bajye bihangana, nk'iyo umwana w'umukobwa ageze mu myaka nka 38 atarabona umugabo, ukumva aragushwa nuko abantu bavuze ngo arashaje. Mu by'ukuri ntabwo bamubeshye yabashaje n'ubundi, ariko iyo afite umwuka w'Imana yihangana ko bamuvuga ibyo by'uko ashaje atarabona umugabo. Icyo ni igihe cye cyo kuvuga ibyo ngibyo. Navuga ibyo rero nabyihanganiye, nanjye atumbire mu ijambo ry'Imana ngo Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge, mbashe kwihanganira imbaho. Ukabona umuntu ni umukristo ugatungwa no kubona ngo bamuvuze yagiye kwihaniza, ubwo ntabwo aramenya ko ari igihe cyo kuvugwa yagezemo. Ugasanga umuntu arakora umurimo w'Imana ariko inzara iramuriye, atangiye kujya kwikopesha anababwira ngo umwana yagiye kuvunjisha, ngo nayazana ndayaba kandi nta n'igiciro gicuma afite mu rugo. Icyo gihe ntabwo aba yamenye igihe icye arimo. Iyo wamenye igihe cyawe rero urimo, wiga kuba muri icyo gihe, ukagendera muri icyo gihe, ugakora muri icyo gihe, ukabana nabo muri icyo gihe. Buri igihe ngiye naje gusanga giteye ubwoba, kuko igihe nicyo kiguha inshuti mubana, igihe nicyo kiguha abo mugendana, igihe nicyo kiguha abantu mukorana, kubera yuko ugeze mu gihe cy'ubukene ntabwo wazabana n'abakire. Ugeze mu gihe cy'ibibazo ntabwo wazabana n'abantu basubijwe. Iyo ugeze mu gihe cyo kuba ukwiriye kuba uvugwa, urihangana ukavugwa. Iyo ugeze mu gihe cyo kuba wabakomeye, urihangana ugakomera, kuko n'ubundi ibibazo byaguteye n'ibyawe. Buri rero umuntu wese agira igihe cye cyo kubana n'Imana, kandi umuntu wese akagira igihe cyo kuba yabona ibyiza, umuntu kandi akagira igihe cyo kuba yabona ibibi. Ibyo byose iyo byasimburanije ku mwana w'umuntu rero, iyo uri umukristo wiga kubana nabyo, ukagendana nabyo. Ukavuga ngo ndi mu gihe cyo kubabara no gucishwa bugufi, ugaca bugufi, ukagabanya amagambo. Aho wari uzi ko ufite ijambo, kuko uri mu gihe cyo gucishwa bugufi uraceceka, ntuvuge nyine kuko atari igihe cyawe cyo kuvuga. Iyo rero wageze mu gihe cyo guhabwa ijambo nabwo ukeneye kuvuga kuko ari igihe cyawe cyo kuvuga. Ariko iyo wabanjije ugahinduranya ibintu,
numenye ko ari mu gihe cyo guceceka ukiha kuvuga. Niyo uvuze abantu bavuga kuri kuvuga nabi, niyo uvuze ushiduka abantu baba kutukana kubera uri kuvuga mu gihe kitari cyo kuvuga cyawe. Rero iyo wize kugendera mu gihe cyawe niho uzabana n'Imana neza. Ngo Mana nibutse ko umunsi ndimo ari umunsi w'umubaro wanjye, reka mbabare kandi nsenge. Uhavate none ni umunsi w'ibyishimo byanjye, reka ndirimbe nitere hejuru. Icyo gihe uba uri umukristo wamenye gusobanukirwa yuko uri mu gihe cyawe. Naho ubundi ikintu kivunanye kigoye kuruta ikindi ni uko umuntu avunwa no gushaka kugenda mu gihe cy'undi, agashaka kubaho ubuzima bw'undi, abeho ubuzima bwe, abeho n'ubw'abandi, agendere mu bye, agendere mu by'abandi. Aho abatari umukristo nyawe wasobanukiwe nuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi habaho igihe cyo kwishima, hakabaho n'igihe cyo kurira, kuko habaho igihe cyo gusarura, hakabaho n'igihe cyo guhinga, hakabaho n'igihe cyo guhoberana no kudahoberana. Nk'ubu igihe tugezemo isi yose irabibona, turi mu gihe cyo kwambara agapfukamunwa, cyo kwirinda kwegerana, kwirinda guhoberana, kutajya mu makoraniro, nuko n'igihe dusohoyemo. Iyo uri umukristo nyawe rero ukamenya igihe usohoyemo, ubasha kugendera muri icyo gihe, ugakorera n'Imana muri icyo gihe. Kandi ni nayo mpamvu uko iminsi yose igenda ibaho, ukamenya igihe ugezemo, ukabasha no kugendera nacyo, ukora ibyiza mu gihe cyawe kandi ukagenda neza mu gihe cyawe. Ariko iyo utangiye kuvanga ibihe no kwitiranya igihe cyawe n'icyundi, uba wamaze gutandukira, niho uzasanga batangiye kujyana ibibazo n'abandi bantu, kuko wigize umusirimu utari mu gihe cyo gusirimuka, wigize umubosi utari mu gihe cy'ababosi, wigize umuyobozi utari mu gihe cyo kuyobora. Ahubwo wenda uri mu gihe cyo gucishwa bugufiya, ntabwo uri kwiyakira kuri mu gihe cyo gucishwa bugufiya ngo ubashe gukorera Imana kuko umuntu ucishije bugufiya. Ni nayo mpamvu rero umukristo nyawe ndakumushishikariza kuri uyu mwanya hano turi kuri Kebuka Iburyo TV, kugira ngo umuntu wese akebuke amenye ngo ndi mu kihe gihe, nkwiriye gukora iki mu gihe cyanjye, nkwiriye kubana n'Imana gute, nkwiriye kugendana n'Imana gute muri iki gihe ndimo. Ese nkwiriye kubana n'Imana ndi umuntu w'umuyobozi, ese nkwiriye kubana n'Imana ndi umuntu ucishijwe bugufiya, ese nitwara gute imbere y'igihe ndimo. Iminsi urimo niyo izaguha icyo ugomba kuvuga, iminsi urimo niyo izaguha kugendana nabo ugomba kugendana nabo. Iyo rero ushatse kuvuga ngo njyewe ndi runaka wo kwa runaka, reka ngendane n'abana bo kwa runaka, mu by'ukuri ntimunganya n'ubushobozi, ntimwiza amashuri amwe, yewe n'ikimenyimenyi niyo umuntu yabahagarika mwe yabona ko muhana muhuriye. Ariko kubera udari wamenya igihe cyawe urimo, urashaka kuba ari bo mugendana. Buriya uri mu gihe cy'ubushomeri, ahantu hose abashomeri baramenyana. Hari ikintu kimwe umuntu yageze kumbwira, nyine umunyeshuri nyiga muri segonderi, yageze ambwira ngo ntukababazwe n'ikintu wowe utazi, kuko imvune z'umunyonzi zimenwa n'undi munyonzi. Iyo rero wowe utari wagera mu kigero umuntu arimo, ukaba utari waburara kabiri gatatu, ntago abanyenzara uzabaganiriza, nta n'ikintu uzababwira. Ariko nawe nimba iyo nzara barayumvise, umunyenza nakugera imbere uzibwiriza ku gihe cyuma kuziga inzara iryana. Icyo gihe ntuzaba uri umukristo umenye ngo igihe ndimo n'ikihe. Kandi niba ugeze mu gihe cyo gusenga, senga Imana nta buryarya, ubwize Imana ukuri, uyibwire ati ni wowe Imana ushobora byose, njye nta kintu nshoboye. Ariko atari kwa kuno kubanga ngo ndakabikore kugira ngo abantu bandebe, nuko utaramenya umunsi urimo. Kandi buriya iyi Mana twiringiye mu kuyikorera, ikintu cyambe naje gusanga gifite agaciro ni ukubanza ukimenya. Iyo uzi kuri uwo hasi, ubana nabo bo hasi, Imana ikazakuzamura, pana we kwizamura. Kandi niba uzi ko hari ahantu Imana ikugejeje n'ubundi, uzabana nabo ngabo nyine Imana yakugejejeho mungana. None se reka manze nkubwire, nturasenga nayo umunsi, none ngo ikibazo cyawe uteye ngo ugiye kurara umusenga nayo iminsi 3, ahubwo ntuzagera yo gutangira kubabwira ibindi cyangwa tuca inyuma ukajya kurya. Ese icyo cyo reka tuve ko kinoroshye. Nimba uri umukristo ba mu rusengero, ukaba wewe wifitemo umwuka wo kumva ko uri umuyobozi, ibintu byose byagombye gukorwa ari wowe bivuze, kandi mu by'ukuri nta kintu uyoboye, nta n'ikintu ushinzwe, ni handi bazavuga ngo ukora ikintu tubatuye, ahubwo twagombye gukora iki. Icyo gihe uzabusanya n'ukuyobora, nibirangiza bihinduka ikibazo, we mu minsi mikeya uzatungwa no kubona abantu bose bakubona nk'uri ikibazo. Ariko nusenga Imana, ukiringira Imana, uzabasha kumenya igihe cyawe. Hano turi gusomera ijambo ry'Imana, uyu mugore yaramaze imyaka myinshi atarabyara koko, ariko igihe cyarageze mu mwana. Ndibuke Elisa ari gutamba ibitambo n'abahanuzi ba Bayali, icyo gihe byari bimukomereye, ariko hari ikintu kimwe naje gusanga gifite agaciro. Elisa yarabahaye burito, abaha umwanya arababwira ngo mwege nimubanze mutambire Bayali. Buriya kubaha umwanya si uko we kubanza byari kumunanira, ahubwo nuko ari afite ibanga ryo gutegereza igihe cyo gutamba igitambo ku masaha y'ikirengarenga y'umugoroba. Arabareka batamba ibitambo ko yarabazi ko n'ubundi ari ibigirwamana, ariko nawe ntago yigeze ahusha igihe cyo gutamba ibitambo. Yagiye gutamba igitambo, narabanza yubaka igicaniro,
kandi arabanza arategeza amasaha yo kugira ngo atambe agere. Kiriya gihe ndagiha agaciro cyane kuko ntabwo wabasha gukora ikintu mu gihe kitageze ngo kibashe kuba cyo, ahubwo mu gihe cyacyo ikintu kiraba. Twasomye ijambo ry'Imana twagiye tubona abantu benshi Imana yagigira neza, ariko buri muntu wese Imana yamuhaga igihe cye. Turibuka na Sara kugira ngo abyare umwana we Isaka byatwaye igihe kinini, ariko igihe cyarageze kuri uwo munsi nawe Sara arasika. Buriya ntabwo we wasika mu gihe cyo kurira. Nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo wishimane n'abishimye, uhoberane n'abababaye. Ni ukugira ngo umenye igihe urimo, wishimiye muri icyo gihe, unabare muri icyo gihe. Turi gusoza rero, agira ngo umenyeshe iki kintu. Iyi Mana twiringiye ntago yitiranya ibintu n'ibindi, ahubwo izi buri kintu cyose. Nagira ngo nkubwire ngo irabizi kuri mu gihe cy'agahinda, ako gahinda yihamagaremo ibane nayo mu gahinda. Irabizi ko wenda hari no minsi wasubijwe uri mu gihe cy'ibyishimo, yitumire mu byishimo byawe, uririmbe ushaka kubyine, kubera yuko nayo irabizi. Ariko nuyifata igihe ngo ukitiranye n'ikindi, niho uzayoba gashiduka Imana utari kuyikorera neza nk'uko bikwiriye. Ndagushimiye rero kuko wafashe umwanya kugira ngo twumvane ijambo ry'Imana, kandi koko birakwiriye kugira ngo dukore umurimo we yaduhamagaye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira igihe umuntu atazaba akibasha gukora. Dufashe umwanya rero tugiye gusenga Imana. Nagira ngo nsengane nawe wari umaze iminsi wijujuta utazi igihe urimo, mumenye ku kibango. Menye ngo nimuri mu gihe cy'umubabaro, ba mu gihe cy'umubabaro wawe kandi ubwira Imana. Wajyaga wijujuta rero ukavuga ati ibi ngibi byahombye kuba byagenze gutya. Hoya, igihe urimo nicyo wakagombye kuba nawe uri gukoreramo. Tugiye gusenga Imana. Hari abantu muri ino minsi batawe n'ikibazo cyo kutamenya igihe barimo ngo bagendane nacyo, bakorere muri icyo gihe. Kugendera mu gihe cyawe ni ukubanza gutera intambwe ingana n'uko ungana. Gukorera mu gihe cyawe ni ugukora ibinganye n'inshingano ufite. Tugiye gusenga Imana kugira ngo igushoboze, ikugirire neza, kwambika imbaraga, iguhe n'umutima w'ubwenge wo kubasha kugendera no gukorera mu gihe cyawe. Mana ishobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye uyu mwanya wagize neza kutumenyesha iby'ijambo ryawe. Kandi Yesu turagushimiye kuko niwe wenyine watugize ku muvandimwe wawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twarimo twumva ijambo ryawe riburira buri mukristo wese kubasha kugendera no gukorera mu gihe cye, ativanze mu gihe cy'abandi. Kandi niyo mpamvu twasanze ko umuntu yivanze mu gihe cy'abandi ibintu abyica, akabidobya, akabihindura bibi, ndetse nawe bikamuhindukira kuba igitutsi muri rubanda. Turasenze kugira ngo umuntu wese umwigishe kubara iminsi ye, kandi abashe gutunga umutima w'ubwenge. Umwigishe kugira ngo abashe kumenya yuko igihe arimo agomba kukigenderamo, ye kwijujutira iminsi arimo. Nimba ari mu minsi yo kurya nabi, narye nabi. Nimba ari iminsi yo kurya neza, narye neza. Nimba ari iminsi kandi yo gushyingirwa, nashyingirwe. Nimba ari iminsi kandi yo kubabara no gupfusha, ibyo byose tujye tubasha kubyakira, kuko niwe wenyine ugera ibihe, kandi nawe wenyine ubasha guhindura igihe ku mwana w'umuntu. Urakoze, ndagushimiye kuko ushyigikiye abantu bawe kandi ukabagirira neza, bakaba bagiye gukomeza kumenya ibyiringiro byabo no kumenya icyo bakwiriye gukora mu gihe cyabo. Urakoze, ndagushimiye kuko ubyumvise kandi ugiye kudushyigikira twese mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero umwanya mufashe mu ijambo ry'Imana, kandi ndabashimiye yuko inkunga zanyu zo kuryumva ndetse no kubimenyesha abandi muzagenda muziduha. Ndetse n'ikindi kandi tubashimiye yuko muri abantu b'umumaro, muri ab'ingenzi cyane. Iyi rero ni Kebuka Iburyo TV, kandi yashyiriweho kugira ngo ikebure abantu bave mu byo bari barangariyemo, bakebuke barebe iburyo bwabo, bakorera Imana, babane n'abantu bose amahoro. Namwe rero ndabashimiye ko mwabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.